ubuhanga, ubushakashatsi ndetse n'abafite ibiganza bikomeye mu ikoranabuhanga uyu munsi ntabwo bakiryama. Harimo hatekerezwa uburyo hazakorwa uturemangingo dushya tukinjizwa mu muntu, ndetse kandi uyu muntu watwinjijwemo ntazigera asaza ubuzima bwe bwose. Iki gihe birashoboka ko umuntu bazajya bamukatira imyaka 1000 kandi akaba ari nta gitangaza kirimo. Uyu munsi hari ibihano tugenda twumva mu mpande zitandukanye, bakavuga ko umuntu bamukatiye imyaka 300, inyamara tubizi neza ko nta muntu ushobora kurenza imyaka 150 akiriho. Mu bisekuru nk'ibi nibwo abantu benshi bahabwa ibihano bikomakomeye kandi birenze ubuzima bwabo, ndetse kandi hakibazwa n'imbaga itari nkeya uburyo ibi bihano bazabikora kandi barapfuye, tubizi neza ko batazaba bakiriho. Hari abantu benshi nanone batekereza uburyo ibi bihano byazaba bimeze, uburyo uzafungwa imyaka 1000 ubizi neza ko nanone iyo myaka niyo yarangira uzasubira mu buzima nanone busanzwe ukabaho nabi. Birakibazwa n'abantu benshi. Ntabwo bitekerezwa neza igihe ibi ngibi bizaba, gusa nanone umuherwe muri Amerika Elon Musk nanone yatangaje ko bishobora kuzagera mu mwaka wa 2030 iri koranabuhanga ryaramaze kugezwa mu mutwe w'umuntu wa mbere. Ubu ngubu ni igihe gitoya kandi gishize ikiremwa muntu nanone kimenya ubwenge bugeze kuri uru rwego, kugeza ahubwo batekereza ko bazafata kuma bakakinjiza mu bwonko bw'umuntu, hanyuma kugira ukoresha icyuma cyawe cya computer cyangwa se telefone iri iwawe mu rugo bigasaba kubitekereza gusa. Uyu munsi urwego rw'ubuzima rwazamutse, ndetse kandi kubaho bikaba bihenze. Birasa naho ariyo mpamvu urubyiruko rwinshi rurimo gusanga rwiyahuye mu migozi, ndetse kandi ijanisha rigaragaza ko 20% y'urubyiruko rwose ruba mu mijyi ikomeye ndetse n'ibihugu birimo gutera imbere, urubyiruko rwose ruri kugenda rwiyahura. Ibi ngibi biri guterwa na depression biterwa no kuba urubyiruko nanone rudakunzwe, cyangwa rukabona ejo hazaza harwo rutabona neza. Mu buhanga n'ubushobozi isi yahawe, birasa naho bamwe bakuriye bishyira. Ushobora gutekereza umwanya bifata nanone kugira ngo umuntu akorere amafaranga agere ku rwego rwa Elon Musk. Abantu benshi ntabwo bapfumva ibi ngibi, nta nubwo bashobora gutekereza kandi ngo biyumvishe impamvu Elon Musk nk'uyu yagize amafaranga menshi asumba y'isi yose. Bivugwa ko Elon Musk aramutse afashe amafaranga atunze hanyuma akayagabanya abatuye isi bose, buri wese yafata miliyoni 25, ndetse kandi zirengaho 20,000 ubwabyo, ndetse kandi abatuye isi bose, hanyuma amafaranga bayamara nawe ubwe agasigarana agera kuri miliyoni 50. Abantu benshi barimo batekereza impamvu Elon Musk yigwijeho ubutunzi, ndetse kandi benshi bagatekereza ko Elon Musk aramutse yatswe amafaranga yose, hanyuma aya mafaranga akayagizwa mu baturage, buri muturage wese akabonaho umugabane. Bavuga ko abaturage bose bakira, kandi ibi ngibi bikaba biciye akajagari mu isi. Inyamara nta n'umwaka byatwara kugira ngo Elon Musk aba amaze kwisubiza amafaranga angana cya yose yaratunze, kubera ko urabizi ubwabyo impamvu uyu nguyu akomeza gutunga amafaranga menshi n'ubundi aturuka mu baturage, nibo bayamushyira. Aba bakene bagabanyijwe amafaranga ya Elon Musk n'ubundi bakora ibikorwa byinshi bituma yongera kumusubira mu biganza. Bivuze ko ubutunzi bushobora kureba ku mbaraga ubushakana ndetse n'ubushake ubukoresha kugira ngo ayo mafaranga nanone uyabone, nayo ubwayo iyo abonye uyakunze bishobora kongera amahirwe yo gutuma gusanga. Ibi ngibi icyo bivuze ni uko ugomba kuzirikana ko ugomba kugabanya ibitekerezo bibugira ku mafaranga, ndetse kandi ukayaha ikaze, ndetse kandi ukanayakunda, ukayereka urukundo mu gihe nanone ari kumwe nawe. Ndetse kandi hari abantu benshi uzajya wumva bavuga ko umuntu nanone atarekura cyangwa ibintu bye byose ngo aba yabigiranye ubugugu, inyamara kandi n'ubigenzura neza abo bantu nibo bakunze kuba abaherwe. Biragoye cyane ko waba umukire nanone mu gihe utagaguza amafaranga cyangwa ukagira ubuntu bukabije. Abakire niyo mpamvu banga umuntu basabiriza cyane. Ntabwo uzigera ubona umukire nanone ari guha abantu abafasha ubwe abona ko nta kintu na kimwe bifashije cyangwa bazageraho.
azagufasha ariko abona neza ko imbere yawe hari heza cyangwa hashobora kuzaba heza. Icyo cyizere uzaba wakimubitsemo mu bwenge ndetse kandi n'icyizere abakire bigirira. Uyu munsi wa none abantu benshi iki cyizere ntabwo wapfa kukibona nanone mu gihe nta mafaranga ufite. None ko isi turimo nanone dusaba kugira amafaranga, urubyiruko rwinshi uyu munsi ntabwo rushaka gufata ibibazo ngo hanyuma rubibyazemo ibisubizo cyangwa ngo rwumve rwashinga umuryango kubera ko n'abashatse bakoze divorce. Rutekereza ko nanone ibi ngibi atari byo bwonyine rutinya. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 bwagaragaje neza ko urubyiruko muri iyi myaka turimo mu mwaka w'ibihumbi 2020 kandi kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2030, urubyiruko ruzaba rufite ubwoba bwo gushaka, kandi uko imyaka izagenda yiyongera niko ibintu bizajya birushaho kudogera kurenza ibindi bihe byose byabayeho. Kubera ko uyu munsi ikiguzi cya buri kintu cyose gikenerwa mu ngo kiragoye. Hari abantu benshi basigaye noneho bitwaza imisoro ngo igihugu cyashyizeho imisoro, abandi bakavuga ko iyi si kuyibamo bigoye. Ariko se ko abakera cyangwa abo wakomotseho bakoze ubukwe bwabo bakubwiye ko byari byoroshye, ndetse kandi uyu munsi wa none aribwo bikomeye cyane kurusha ikindi gihe? Uyu munsi turi mu kinyejana abantu ndetse kandi n'urubyiruko muri rusange rudatekereza gufata risike cyangwa kwakira ibibazo rurimo. Uyu munsi turi mu rubyiruko ruhugiye mu interinete ndetse no mu bikorwa bikorerwa kuri murandasi, aho bumva ko amafaranga azapfa kubizanira gutyo gusa. Hatekerezwa ko urubyiruko nirukomeza gutekereza gutya mu mwaka w'ibihumbi 2050 hazaba hari abakene kandi ubukene budasanzwe, aho buri muntu wese wiga amashuri kandi akayarangiza aba yumva ko ategereje akazi muri leta. Ni byiza ukabonye, hanyuma nutakabona bizagenda bite? Niyo mpamvu mu gihe uri kwiga cyangwa ukaba uri ku ishuri ugomba guteganya ibintu bibiri: zabona akazi cyangwa nzagatanga. Abantu benshi iki kinyejana nicyo kinyejana urubyiruko rwinshi ruri kwiyahura, ndetse kandi abantu benshi bagapfa bazize impfu zidasobanutse. Ubwabo ushobora gutekereza ko hari igihe ushobora kubona umuntu agenda nyamara ibibazo byose bimwuzuye. Mu gutekereza byinshi n'uburyo azabaho ejo no kuhahangayikira, byabireba agasanga nta gisubizo na kimwe kibirimo. Tekereza noneho igihe tuzabaho ubuzima bwose nta muntu n'umwe upfa, abantu bose badasaza, isi izagera aho yuzure, kugeza aho uzajya uturana n'abantu ndetse hejuru yawe haba abandi, hejuru yanyu haba abandi, muturanye mu ngo zigerekeranye. Aha uhinga muzajya muhinga ku nzu zanyu kuko muzakoraho ibimeze nk'uruzitiro, hanyuma mugateraho imyaka ndetse n'imboga. Iki gihe ubuzima buzaba bugoye kandi kubaho bizaba bisa naho nanone nta kintu na kimwe bimaze, ndetse kandi ubuzima bwarashariye bubishye, ibintu byose bimeze nabi. Iki gihe bitekerezwa ko noneho urubyiruko ruziyahura ku mwanya ndetse kandi ku kigero kitigeze kibaho. None iki gihe ubuzima buzaba bumeze gutya kandi abantu badapfa, bizagenda bite? Ko tubona abantu bapfa ndetse kandi ugasanga bamwe batanga imyanya. Nk'ubu urabizi neza, niba abantu bari mu kazi hanyuma hakagira upfamo, ubwo batanze umwanya kundi mushomeri. Niba nanone uri mu gikorwa runaka hakagira abapfa, icyo gihe nawe ubonye ahandi hantu ushobora kuzatura ndetse ugasimbura uwo muntu. Abantu bapfuye ni benshi kugeza aho uyu munsi abapfuye bazutse ndetse kandi bakabaho ubuzima bw'iteka ryose, abariho bose bagapfa. Abapfuye ni iyi si tubamo uyikubye inshuro 1,187 ubwo kubye mu madolari. Ubwo bivuze ko wakuba tiriyari 186 nanone, hanyuma ukongeraho andi mazeru ya tiriyari. Bivuze ko abantu bose bapfuye baramutse bazutse bakabaho, utabona naho utereka urushinge. Birasa naho ubuzima nanone bwaba bugoye kandi ibi ngibi rwose bitashoboka.
abantu bapfuye, icyiza ni uko ibi ngibi bitazigera bibaho kandi batazigera bazuka ngo hanyuma baze gutura muri ino si natwe turimo. Imibanire ndetse no kubaho muri sosiyete niho byaba bitangiye kugorana, kandi urugamba rwo kubaho rwagora buri muntu wese. Hari abantu benshi bari abami, abandi bari abasirikare bakomeye, abandi bari bafite gahunda ndetse na minisiteri ishinzwe kugenzura ibikorwa bya leta ndetse n'ibindi, bapfuye uyu munsi bazutse bahangana n'abariho. Hari abantu benshi batigera batekereza uburyo ibi byose byagenda, ariko gucishwa bugufi kw'iki gihe ntabwo byaba bigishoboka, kubera ko ab'uyu munsi bariho bakomeza nanone guhatana ndetse kandi no gushaka uburyo bakomeza kubaho, abo ngabo batariho bagerageza kwicana. Ariko nanone wibuke, gupfa ntabwo byaba bigishoboka. Abo bapfuye nabo baba bagerageza kwica abo ngabo bariho nanone kugira ngo babone umwanya bahoranye. Gusa nanone ntabwo byakongera gushoboka. Ikibazo ni uko isi ya none bisa naho buri muntu wese agerageza gukora ibintu bizarimbura isi. Turabizi neza ko ibihugu bikomeye ari ibihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi kandi bishobora gutera ku mugabane wose ukiyubika. Iki gihugu nicyo abari igihangaje. Kubera iki imbaraga zabwo zakagombye kubyazwamo umusaruro ndetse kandi n'ibintu byagirira sosiyete akamaro byose bijyanwamo imbaraga z'ibyakwica, ahubwo bikarimbura ikiremwa muntu. Uratekereza uburyo isi yabimeze? Ese kandi wigeze ubitekerezaho? None imyizerere niba itubwira ko abapfuye bazazuka bose bakabaho, bivuze ko n'isi nayo ubwayo yakwaguka. Bivuze ko niba tuzongera tukabaho ubundi buzima ndetse kandi n'abapfuye bakazuka, bivuze ko isi ubwayo ingana gutya ntabwo byakunda, keretse niyongera kwaguka ahubwo ikarenza umubuso ifite uyu munsi, ikuba ibinyejana kandi n'uburyo bwose bushoboka kugira ngo abantu babashe kuyikwiraho. Turabizi neza ko hari henshi hashyinguwe abantu, nyamara abo bantu bakaba baragiye bongerwa mu bandi bitewe n'uko abo bandi bari bahahoze mbere bamaze gushenjagurika kandi imibiri yabo yamaze kubora igashira. Uratekereza uburyo ibi ngibi bizagenda? Utekereza iki ku buzima ndetse kandi no nyuma y'urupfu? Utekereza ko bizagenda gute mu gihe uzaba waramaze gupfa kandi aho wari utuye baramaze kuhahinga imyaka, mu gihe kindi haba hapfuye undi muntu nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko aho hantu wigeze kuhabarizwa, bakaza bakahashyira undi? Ni ibisanzwe. Utekereza iki nanone uburyo abantu baramutse badapfa bishobora kuzagenda bite? Ese isi izakomeza ingane gutya hanyuma abandi bimukire ku yindi mibumbe? Niba bazimukira ku yindi mibumbe se hazabaho imibumbe ingahe? Njye mwumvaga nitwa Thomas. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Sable best.